Icyerekezo TV, inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Magingo ariko ushobora kuvuga ati ariko ubuzima bwo mu rugo burangora, umuntu wamenyereye kubana n'umugabo byageraho mugatandukana, nta gihe kigera ngo ube wifuza kuba washaka undi mugabo. Birashoboka kuko umubiri ntuwutegeka, nawe umubiri ntiwawutegeka ngo biguhire. Rwose nanjye hari igihe njya numva ntekereza igitekerezo ariko si kuko yewe nzabona undi mugabo koko. Icyerekezo TV, inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Kuri iki Icyerekezo TV rero uyu munsi twasuye umubyeyi witwa SIFA nkuko mwari mwabibonye mu kiganiro cy'ubushize twari twaganiriye nawe. Ubu ngubu twagiye mu rugendo rutari rurerure cyane uturutse mu mujyi wa Huye, tugereranyije nk'ibirometero 3 n'igice kugera ahantu uyu mubyeyi atuye. Ni mu mudugudu wa Byimana, akagari ka Rangobe, umurenge wa Tumba, ni mu karere ka Huye. Ushaka kuba yamusura yamusanga hano nahangaha twahageze. Uyu munsi rero twasuye wa muvandimwe wacu SIFA, ni umubyeyi ufite ubumuga bw'uruhu. Uyu munsi twahageze iwe mu rugo tugiye kuganira nawe atubwire imibereho abayemo, noneho twigereye iwe mu rugo. Ndabingize kugira ngo mukomeze gukurikirana amakuru yacu, mukora subscribe, mukande kunzogera kugira ngo ibyo dukoze byose bijye bibageraho mbere. Murakoze cyane, reka tuganire nawe. Uribwira abakurikiye Icyerekezo TV kugira ngo bakumenye nanone wongere bakwibuke. Mbere na mbere witwa nde? Mbere na mbere nitwa Kimana SIFA, navutse muri 1983 tariki 12 z'ukwezi kwa kane. Ubuzima bwanjye uko nabayeho, nari mfite mama wanjye, mama aza kwitaba Imana ansiga ahangaha. Nabo tuvukana ariko ntago twumvikana, mbega nta nubwo banyishimira. Ubwo nyine no kubaho, nyine no mbega no gutungwa na Nyagasani. Mbese SIFA uvukana n'abana bangahe mu muryango w'iwanyu? Ni 2 b'abahungu. Muri abo 2 b'abahungu nyine nabo nta mashuri bafite, ntibigize biga, nanjye sinigize niga. Nyine namye nyine gutya nguma muri iryo hezwa. Maze guhezwa nyine kubw'amahirwe make nza kugira impanuka ndavunika. Maje kuvunika umugabo twabanaga nawe yaranyanga. Mbere yuko wenda uva mu rugo iwanyu wahavuye ute? Wahavuye ufite imyaka ingahe utandukana na basaza bawe? Mu rugo naha basaza banjye baba mu cyumba kiri hirya. Bafite abagore barashatse se? Oya, na basore ntibarashaka. Ubwo ni wowe mukuru muri bariko? Nige mukuru. Wabwira abakurikiye Icyerekezo TV kugira ngo bamenye amakuru arambuye, impamvu yatumye baguta bakagenda, ntibabe bakwitaho ukabuvuga ko baguheza? Nyine barampeza nyine kubera ubu bumuga bw'uruhu, abenshi ntago banyishimira. Nabasaza banje ubwanjye ntago banyishimira. Kubera rero iryo hezwa nyine nari yakiriye, ntago nigize ninubira icyo kibazo nyine. Icyo kibazo cy'uruhu narakiyakiriye nyine nigumira aho ngaho nyine. Ubwo nyine nkigumiraho nkatungwa n'abagira neza. Agira neza nabona umpaye 200 nkaza nkagura ikiro cy'ibirayi nkarya ibyo ngibyo. Nuko mbayeho nyine. Ubuzima bwanjye ni ikibazo mbega kuri giye kubona nta gatungwa. SIFA, mu kiganiro duherutse kugirana ubushize wari watubwiye ko hari umugabo mwari mwashakanye. Ese ko basaza bawe bakimara kuguta nibwo wahise ushakana n'uwo mugabo? Mbega umugabo yari yagusanze muri iyi nzu? Yansanze muri iyi nzu ariko yaragiye. Mbega umugabo wawe nawe mwabyaranye umwana ubushize niko wari watubwiye. Ni ukuvuga ngo umugabo yaraje agutera inda, none harangije amumaze kubyarana aragenda ajyana n'umwana. Mbese ni iyihe mpamvu ubona nyamukuru yatumye uriya mugabo wawe agenda? Impamvu nyamukuru yagenda yari umusinzi, akaza yasinze, tukarwana, tukarara turwana. Noneho ku buryo n'abaturage bambwiye atumberera kugira ngo
uzarinde no kwica umuntu wowe igendere arigendera. bishatse kuvuga ko we yagiye aguhunze. yagiye ampunze kubera imico yiwe tutashobokanaga. ese Sifa we ntabwo unywa inzoga kuyinywa nayinywa se nyibonye hehe, ariko uyibonye wayinywa ariko nyibonye nayinywa, ariko bidasobanuye ngo nanywa nyinshi ku buryo yantesha ibara. bishatse kuvuga ko umugabo wawe yisubiyeho akareka kujya anywa inzoga cyane, wenda mwakongera mukabana? twabana nta kibazo, nanamubabarira jewe rwose mfite umutima wo kubabarira. kuri ubu tuvugana umugabo wawe abahehe? aba hari i Musange. abi Musange. mbese umwana wawe bimeze bite, byifashe bite, mujya mubonana, ujya umusura? njyayo kubasura ariko nkabona kamere ntago bihura neza. urabona nk'ubu tugusanze hano urimo ukora uturimo twose two mu rugo, wafuze, wakubuye, urimo ushaka n'amafunguro ya saa sita, mbese nta kuntu wazajya kureba nk'uwo mwana wawe ngo abe yagufasha kugira ngo iyi mirimo nibura ajye agufashamo mikeya? aya nibagumane nawe amushyire mu ishuri yige nta kibazo. Sifa, aho umugabo wawe agendeye hashize igihe kingana gute mutandukanye mutakibana muri uru rugo? nawe ajya aza kunsura mu mwaka. nyuma yaho nta wundi mugabo uraza hano ngo mubane? ntawe. magingo ariko ushobora kuvuga ati ariko ubuzima bwo mu rugo burangora, umuntu wamenyereye kubana n'umugabo byageraho mugatandukana, nta gihe kigera ngo ube wifuza kuba washaka undi mugabo? birashoboka kuko umubiri ntuwutegeka, nawe umubiri ntiwawutegeka ngo biguhire rwose. nanjye hari igihe njya numva ntekereza igitekerezo atari ko si koko mana, ubu koko jewe nzabona undi mugabo koko? nanjye ibyo bibazo nyine icyo kibazo nkakicarana, ariko rero nkagerageza kwihangana. watubwiye ko hari basaza bawe bahari, ese ubundi wabuze ababyeyi, waba ufite ababyeyi cyangwa waba warababuze ryari? bapfuye kera, mama yapfuye mu 2000. papa wawe? papa wanjye we yibera ahantu kure nawe. papa waracyariho ariko aba ahantu kure, abahagana he? Rwimbogo. ujya umusura se mukaganira? basi hari igihe wenda yaba abayeho mu buzima bumeze neza butameze nk'ububayemo, ariko mukaba mwabana, wenda ukagira icyo umufasha nk'umwana we, nawe akagufasha nk'umubyeyi, wenda nubwo ashobora kuba akuze. ntabwo ujya ugira igitekerezo cyo kuba wasubira mu rugo wenda ugasanga papa we mukabana? njyayo kubasura, njyayo rwose nkabasura rwose tukanaganira, nkaba nanarara. ariko rero nkavuga ati kubera uwo murwayi nyine nigiye umumenya, nigiye umujya kumushakira iyo miti kwa masera, ubwo nyine urumva ntago namusiga wenyine kandi ari marume. yasigara mu bwigunge ntago byarebeka neza. ese uwo musaza mubana ufite ubumuga bwo mu mutwe yagiye he? ntabwo twamubona nawe ngo kutuganire? ntabwo ndebera ko yaba ari aho ngaho muze barabeshya. ntawe uhari nta kibazo aramutse aje twaganira. ese ni mubana muri iyi nzu aha tureba gutya, ni ukuvuga ngo niyo nzu mubanamo? abana n'uyu musaza, iwe aryama muri iki kigaruka hano, muzehe nawe akaryama muri iki, nanjye nkaryama muri iki, ikiri inyuma nicyo basaza banjye babamo. abo basaza bawe ugereranije wenda ntabwo tubashije kubabona, baba bafite mu myaka ingahe? umwe afite imyaka 21, undi afite 19. byumvikane ko bakiri batoya, bashobora kuba bakorera n'amafaranga. se baba hari icyo ubona bakurushije? mbega baracyari abasore? baracyari abasore, barihahira nyine no kugenda bisumamo gutyo, bakagenda bakashaka abo batwaza nk'imizigo, bakaba bakwitunga.
nanjye rero ntago nabagora ko nanjye mba mbona ntacyo bandushije ndihangana nyine habaho kwimana ibishaka nyine ntaba nahagurutse naba nagiye nko gushakisha iyo mibereho mbonye naheba naronka ndaza nkinjira mu nzu nkaryama. Wenda abakurikiye Icyerekezo TV bashobora kwibaza bati ese ujya gushaka imibereho dukurikije ubuzima ubayemo n'ubwo bareba bashobora kwibaza bati ujya gushaka imibereho gute, wabasobanurira neza kugira ngo nabo bagire icyo bamenya kuri ayo makuru. Icyerekezo TV rero icyo nababwira icyo nababwira mu buryo nshakishamo imibereho ntunzwe no gusaba rwose, ntabwo nabahisha, ntacyo mbahishira, abantu b'Imana rwose nicyo kintunze, nta kindi kintu, nta karima mfite mvuga ngo nahinga, ni ugucunganwa naho ndyama gusa, naho ndyama naho si heza, ati kuki kubona nta n'akantu ngira ko kuraraho ari ugutembagara ku isima. Ese Sifa uvuze ko utembagara ku isima ntacyo kuraraho ufite, kuva kera wenda watandukana na basaza bawe bakajya kuba mu muryango wo hirya watubwiye, nawe ugasigara hano ukashaka umugabo mukabyarana, nuko waryamaga cyangwa se waba warabigurishije bitewe n'imibereho wagiye ucamo? Ibyiwe yarabifashe byose arabijyana, nanjye rero nisigarira. Iyi nzu tugusanzemo ukaba uvuga ko ubanamo na nyokorome ufite ubumuga bwo mu mutwe, basaza bawe nabo niho baba ndetse n'uyu musaza wicaye hano, iyi nzu yubatswe nande, yari iyande mbese muri make wadusobanurira? Iyi nzu rero zubatswe n'umushinga wa kera ngo w'Ububirigi, nanjye navutse nzisangaho, ariko bakavuga yuko byagiwemo n'umufurere witwaga Garasiyana hariya wo kuri Akonoma, ariko we yaritahiye, Imana imuhira ubuko ridashira, niwe wazubatse rwose afatanyije n'umushinga w'abazungu bari b'Ababirigi. Ese ababyeyi bawe nabo niho babaga? Niho twamye turi. Bivuze ko n'ubundi icyo gihe nabo batari bishoboye, nta bushobozi twari dufite rwose. None se wenda hari abandi bantu muhuje ikibazo cy'ubumuga, urabizi mu Rwanda hagiye hari abantu benshi bafite ubumuga butandukanye, ubumuga bw'uruhu, ubumuga bw'uburwayi bwo mu mutwe n'ubundi bumuga bwinshi butandukanye. Akenshi ujya usanga hari amakoperative cyangwa se amatsinda babarizwamo nko mu murenge runaka, ugasanga hari koperative y'abafite ubumuga, hakaba uburyo baganira n'uburyo bungurana ibitekerezo kugira ngo bamwe be guhera no mu bwigunge. Wowe nta koperative cyangwa se ishyirahamwe ry'abafite ubumuga waba ubarizwamo? Yewe ishyirahamwe ndimo duhurira hariya ku Mberabyombi buri wa gatatu, banarihaye n'izina ngo turabisunganye akarere ka Huye, ariko na nyine tujya njyayo tukungurana ibitekerezo, tukaganira, tugakoteza ufite iryo jana, ufite ayo 200, tugakoteza bitewe yuko ngo kubunani ngo bazadukorera umunsi mukuru, nimba koko bazawukora batazawukora ntabyo nzi. Birumvikana. None se Sifa, mu mibereho yawe ya buri munsi uko bisa kose, nubwo utishoboye ukaba ufite n'ubumuga wenda bw'uruhu, ni wenda n'ukundi kuntu umuntu ajya arwara, dore ko n'imyaka biri kugenda yiyongera, ariko uko bisa kose hari icyo washobora gukora, uko bigaragara. Niba uba hano hari n'umuntu witaho ufite ubumuga bwo mu mutwe, ukaba wamuhahira, wagize icyo ubona mukabana, ukamufasha, ukaba wamufurira imyenda, byumvikane ko niyo haba hari akazi wenda kaguhemba ushobora kugira icyo ukora. Ni icyo ushobora gukora wumva muri wowe ukavuga uti hagize icyo mbona nakora iki ngiki? Jewe hagize icyo mbona, urareba hano dutuye ku nzira y'abagenzi, hagize rwose ikiboneka giye nakwicururiza, n'ubundi kwicururiza ndabizi, si ukuvuga ngo nari mbizi, ariko njye ndabizi, nagenda nkarangura n'utwo tunyanya, nkarangurana n'iyo fu nkacuruza, n'utwo tudagara
tukanteza imbere nyine nkabasha nanjye ubwigurira na kenda rwose ngize icyo mbona ibyo bintu bye nabikora gabona imigambi icyo nakora nacuruza kandi nkiteza imbere nkaguramo itungo amadutungo nk'ubu nk'ihene yanjye nari intunze yarapfuye maze gupfa isigira umwana umwe uwo mwana umwe nza kurwara cyane bikomeye ngera naho bavuga ngo banshiraho umugani ngo ngiye gupfa ayo mafaranga niyo yandwaje njya mu bitaro niyo yandwaje reba rero kujya mu bitaro ntawe ukugemurira ntawe ugusura urumva nyine kari ikibazo kirekire none se Sifa ubu ngubu ubu buzima ubayemo mbega buragoranye pe buragoranye kandi hari n'umuntu ufite hariya witaho se uriya musaza utubwiye witaho ufite ubumuga bwo mu mutwe we mbega ubona ubuzima bwe bumeze bute wenda hari abajya bajyanwa indera bakabaha ibinini nabo kugira ngo babone ko wenda ubumuga bwabo barebe ko hari aho bwagarukira cyangwa se bwagabanuka cyangwa se barebe ko bwakira we byifashe bite we nta no kuvuga ntavuga ni ukwicara hariya ku zuba yarangiza akajya kuryama yava kuryama ubu yenda hari ni nk'uwamubwiye ati unsange muhira ngo ufungurire ubu niwe yagiye kureba nagira Imana akamuha ku byo kurya araza yiryamire none se ahangaha tugusanze muri iyi nzu akenshi ubundi hano nk'ahantu henda kuba gutya abaturanyi bawe urabona bamwe barahinga bagiye bafite ahantu bahinga utuboga nawe uko bisa kose ufite isuka wahinga ugahinga n'utuboga two kurya ese waba ufite ahantu ho guhinga n'utuboga hafa yewe ntaho pe sinayikubeshya nta hantu ufite ho guhinga ni ukuvuga ngo ni hano tureba n'iyi nzu na hano ku muhanda n'iyi nzu gusa na hariya musanze nicaye n'iyo myaka ubona ngo saga ari iyacu ntaho umuturage rero kujya kwirirwa banduranya n'abantu uricecekera ukituriza ni ukuvuga ngo ubu buzima ukibana n'umugabo nibwo wari ubayemo ntaho guhinga mufite buri wese ko yari we yikoreraga n'ibiraka akadodera abantu inkweto akorera abantu amaradiyo niwe wari untunze ariko ikibazo cyiwe ni ubusinzi ese Sifa ubu wowe hari umwuga wakiga ukaba wawufata ku buryo wavuga uti uko bisa kose mbonye uburyo bwo kwiga umwuga runaka ushobora kuba nakora iki ngiki nadoda wadoda ukadoda inkweto cyangwa kudoda n'imashini imyenda n'imashini ku buryo uba uramutse ubonye imashini wajya hariya ku muhanda ukajya udodera nkajya ndodera abantu nta kibazo ni ukuvuga ngo ubundi kudoda bisaba kuba amaguru akora neza n'amaboko n'amaso ese urabona mbega nk'urudodo wajya urureba neza urudodo ndarubona nta kibazo rero abakurikiye Icyerekezo TV twari turi kureba ubuzima bw'uyu mumama Sifa abayemo hano mu rugo hari n'umuturanyi wiwe nawe yagira icyo adutangariza ku buzima bw'uyu mubyeyi n'undi musaza babana ufite ubumuga bwo mu mutwe muzereka tuganire nawe ube watubwira ku buzima bw'uyu mubyeyi Sifa mwaramutse tugusanze hano kwa Sifa rero uyu ni umwuzukuru wawe Sifa Sifa dusanze atubwiye ubuzima abayemo niba ari umwuzukuru wawe ubyara uwuhe mubyeyi we nyina we yari mubyara wanjye nawe tumusanze muri izi nzu nawe twumvise ko nawe uba muri izi nzu hano izi nzu zubatswe ryari mwazigezemo izi nzu zubatswe kera ku bw'Ababirigi ubwo zubatswe n'uwo nyine furere amaze kuzubaka rero bazijyamo cyakora jyewe muri icyo gihe sinahabaga niberaga mu gishambu ubwo rero babaho ngaho noneho bukeye niyo ave njye kwa sogokuru hano ni kwa sogokuru niho navukiye ubwo ndaza rero mbahangaha ndahatinda na n'ubu ngihari ubu rero
twebwe ntacyo tubaye nta n'ikintu kidutunze kuko hari abanyamakuru bigeze kuza batubwira yuko bazadufasha turategereza turaheba ni no mu mwaka ushize turategereza turaheba bukeye hongera haza abandi none tubabwira uko tubayeho bati tuzagaruka kubasura turategereza turaheba hari abaturage bacu nabo duturanye ntibatwitaho ntibagira bati tugiye gusura bari abaturage turebe uko bameze turebe uko babayeho shwe ubona impamvu nyamukuru ituma abaturage wenda batabegera ntibabaganirize nka Sifa we yatubwiye ko ari uko afite ubumuga bw'uruhu nkawe nta kibazo cy'ubumuga bw'uruhu ufite ubona ari iyihe mpamvu batabikoze nanjye ni uko naravunitse aka kaguru bukeye banjyana kuri i Butare ndagenda akaguru baragatambamura nuko bampa n'impapuro nivurijeho ubu nanjye ndaho ngenda acumbagira uyu mwana rero nawe ubwo yaje kugira ati icyo akora hariya hakurya dufite ishyirahamwe uzaze tujyaneyo nawe ubabwire ubumuga bwawe ubwo rero njyayo turajyana ndagenda babwira igihe namugariye barabyandika bati nuko rero nta kindi nawe ni ukukwandika mu bafite ubumuga ubwo nanjye rero batangira kunyandika mu bafite ubumuga ubu nanjye nimukunda kujya ni ukuvuga ngo ubundi amashyirahamwe nk'ariya hari uburyo mutangamo imisanzu mwamara gutanga imisanzu wenda mukaba mwakiga n'umushinga mwakora buri wese uko ashoboye n'uko ashoboye kugira ngo uko ashobojwe kugira ngo nimutangira gukora mugire icyo mwinjiza ye kuba koperative iraho gusa ese ntago bajya babibabwiraho ngo murebe icyo mwakora kugira ngo kibateze imbere wenda mukaba mwagura n'udutungo tukajya tubasayidira barabitubwiye bati imari nimara kurangira nimara kugwira tuzashaka aho tubateranyiriza noneho bahitamo bati bose ko badatuye hamwe ibi twabigenza dute ubundi turavuga dutekora bamwe ntidutuye hamwe urabona bamwe batuye hakurya abandi batuye hakurya abandi batuye hariya abandi batuye hariya ibyiza kereka nk'abatuye hamwe ku musozi umwe bati niho rero twamenya rero ko tuzageraho ducuruza ubu rero bemeje ahantu bazajya bacururiza hariya ingoma kugira ngo ibicuruzwa bazajya bagura bizaba ariho bicururizwa inyungu ivuyemo bene umuryango bayirebe nigwira bayigabane noneho bakomeze rero muri rya shyirahamwe rero bakomeze bongere nuko babigenje watubwiye ko wigeze gushaka umugore mugatandukanwa n'intambara ese uwo mugore nta bana mwigeze mubyarana twarabyaranye abana 4 batatu baba muri Nyakizu uwakana bahana igishamvu barashatse cyangwa baracyari ingaragu barubatse umuhungu uraha igishamvu abyaye 5 yewe sha yewe cyane gihondo reka mubwire twakomeza tukiganira watubwira icyo cyane gihondo ni cyane ntacyo nibagende reka twiganire nari ndi kukubaza abo bana mbese mujya muganira mujya musurana mbe abo bana baherukanga kera baherukanga kera uyu mwana yari ataranaza naho twabaga ahangaha ubwo umugore turabana bukeye nti rero ndafite isambu hari igishamvu uzaze tuzajyayo ati se warese nkigumiraho ntoya ndafite isambu igishamvu uzaze tuzayigemo nibwo bukeye tuvanga turagenda ariko akagira Imana we iyi ntambara niyo yabiteye iyi ntambara itaza kuba umugore wanjye bakiraho nk'uko ubwo rero twageze igishamvu
umugore nta n'ukwezi yahamaze ubwo yahise yitaba Imana. Yewe yari n'umuntu ukorera amafaranga, yari nubwo namutesheje amashuri yiwe hari Nyabisindu, ubwo agakorera amafaranga, kamubaza mu mafaranga yakura ati jyewe mfite diplome ikorera amafaranga. Nuko ubwo ndeka cyatumye umugore wanjye apfa biragatsindwa. Ihangane no kwihanga. None se abana bawe uko bisa kose niba baragezeho bagashaka n'abagore, hari uburyo babayeho, na kuki baba batagaruka ngo basuhuze papa wabo bahaze bagusure nk'umubyeyi? Abana banjye nagiyeyo ndababwira nti bana banjye rero abagabo banyu ndababona, ubu ngubu ejo mwaramuka muzi iwanjye ugasanga bari ngo baricocota ngo dore umugore wanjye yagiye iwabo ngo none ngo yaranyanze ibintu nk'ibyo, ugasanga rero wa mugabo aramuhindutse bagatongana bakarwana. Mbitamo rero kubabwira nti dore imwubake ingo zanyu zikomere, muzasure mushaka nimushaka murorere bana banjye, nta gahato se nta nabi nzabagirira, ni najye nimbona umwanya nzajya nza mbasura. Abana bati ni koko. Kuva icyo gihe na n'ubu nta mwana wongeye kongeraho, nanjye kuva icyo gihe ntabwo nongeye kubageraho. Hashize igihe kingana gute? Hashize nk'imyaka 2. Kari myinshi cyane. Hashize imyaka 2 nanjye, kuko nanjye ubu ngubu nagezeho mbura imbaraga zo guhaguruka, ubu nagezeho ndabyihorera. Ese wowe ubayeho gute mu buzima bwa buri munsi? Sifa tumaze kuganira tubwira ko we ajya agenda mu muhanda agasaba wenda bahagira icyo bamuha akaza akabona gufungura. Wowe ko mbona ufite n'ubumuga bwo kuba waravunitse akaguru, ubu ujya ubasha kugenda basi ngo ube wabona icyo urya, ubayeho gute? Yewe akagira Imana we, imibereho yanjye iratangaje. Iyo mbonye nk'akanya ndatembera nkagumya kugenda mu baturage bakamfungurira. N'ubu hari ahantu ejo bundi nagiye bampa igice cy'ibishyimbo, n'icyo ejo bundi narariye. Ubwo kuva rero icyo gihe nta handi nari nongera kujya, ariko iyo numva mfite ubuzima ndahaguruka ngatembera, umpaye agafu, umpaye 50, umpaye 100 nkaza ngashyiraho ngaho ngakora nk'agafu k'igikoma nkaba ari kumwe. Sinkunda kumenya kunywa inzoga. Ubundi akenshi ujya usanga nk'abantu batishoboye cyangwa se abantu bageze mu myaka nk'iyawe, ugasanga wenda niba abonye ubufasha anyweye inzoga, kandi urabizi ko inzoga burya nta kintu yafasha umubiri utariye. Wowe ntabwo ujya kunywa inzoga wenda baguha n'ubufasha ugasanga ugiye gusinda kandi ubona ko n'umubiri wawe ukeneye ibyo kurya? Yewe sinkubeshye, kubeshya nzavugisha ukuri. Yewe niyo mbonye udufaranga ntabwo nihutira kujya mu nzoga, ahubwo nyagura icyo ndya kugira ngo kibe aricyo kimbeshaho, kuko mbona banywa inzoga zikabasaza, nabatera akajisho nkareba gasanga inzoga wapi zitagomba kongeraho. Ese nk'ubu hagize ukubwira ati wenda kugira ngo ngire icyo ngufasha nuko turajya tujyana gusenga, ubundi mu buzima bwawe hari ahantu wegeze usengera? Najyaga senga kuko naranabatijwe. Najyaga nsenga nkajya mu misa, ariko ubu kubera imbaraga nkeya ubu singigenda, sigaye nirirwa kumbuga nk'ukuze. None se nk'ubu ngubu muzehe, ubu urabona wenda ufite ubumuga bw'akaguru, hari igihe kizagera wenda ntujye ubasha no kuva hano ku mbuga. Nk'ubu bundi urabona n'iki kindi washobora wenda cyo kuba wicaye hano mu rugo ukavuga uko bisa kose nkoze iki ngiki muri uru rugo nkahakorera iki ngiki nabasha kubona icyo kurya? Cyakora ngize Imana nkaba ngize nk'icyo mbona, mbonye nk'ikinteza imbere, mbese kikanteza imbere, nagikora ngacuruza, ubundi utwo ncuruje tukanzamura. Nicyo cyose muze uzi kubara no gusoma? Nicyo kintu ntizi. Ntabwo uzi kubara amafaranga? Amafaranga nzi kuyabara. Nzi kuyabara. Ega urumva aho washobora gucuruza iki? Icyo nashobora gucuruza, nacuruza nk'injanga, ngacuruza nk'utwo tunyanya,
mbese n'ibyo bijumba cyangwa n'ibyo birayi niyo kintu rero nacuruza. gusa biragoranye kuba ubayeho muri ubu buzima wowe unaba wenyine uba wenyine. None se nk'ubu ninde ukuzanira utuzi cyangwa se kuba yagufurira n'imyenda? nijye utwizanira. cyakora bamfuye agasoni baraza bakamesera utwenda nuko cyakora nkabashima. nicyo kimbeshejeho. Mbega muri wowe wumva icyerekezo cyawe ari ikihe? Tubwire wumva imbere yawe hazaza, kuko nubwo ukuze ariko imbere hari imyaka myinshi ufite yo kubaho. Mbega wumva bimeze bite? Wumva icyerekezo ari ikihe? Icyerekezo cyanjye ubu ngubu numva afite ubu ngubu nk'Imana ibigiyemo ikampa nk'ushyigikira tukabana, nazamuka ubuzima bwanjye bugatera imbere. Ubona mbega ushoboye gukora, hari icyo wakora ubonye ubufasha, hari icyo wabona cyangwa ubushobozi, ufite imbaraga zo kuba wakora umwuga runaka? Abasigaye ngize Imana nkabona ikinteza imbere, nakora umwuga pe, nawukora rwose nkazamuka nkiteza imbere. Mbega mu buzima bwawe wumva ikintu ubura cyambere, icyo uri kubura ubu ngubu, ikibanza kigomba kuboneka ni nk'iki? Ikibanza kuboneka ni ubucuruzi nabona. Noneho nabona inkunga nkayikoresha ikanteza imbere. Nkagura nk'iryo tungo nkarigura nkaritunga, ubundi ryakororoka imwe nkayibaga nkayicuruza, iyindi nkagumya nkayitunga. Ubu washobora kubaga itungo ukarigurisha rikinjiza amafaranga? Afisiga nayibaga nkinjiza amafaranga. Cyangwa nkabwira nk'umwana usobanukiwe akayimbagara akancururiza. Ndumva ufite intego nziza cyane rwose. ubu ngo mbere warabaga cyane, mbere narabagaga ngacuruza. byaje kugenda bite kugira ngo ubihagarike? Nyine nizo ngorane zo kubura umugore wanjye, nicyo cyabiteye mpitaro mpagarara. ariko mbonye ikifasha, ngaba mbonye ifashanyo, nakongera nkavugurura ubucuruzi bwanjye bukongera bugahinduka. Harya ngo ufite imyaka ingahe? 80. 80 ni myinshi rwose. Sinzi niba wabona imbaraga zo kuba wabaga. Ntasibona. Abasikaho ahubwo nimuzagerageza ahubwo mu ntese imbere, nzongera nzamuke, n'ubu busaze bwahita bwuyiburura. Umuntu utagenda wenda kugenda biragorana. Ubu koko washobora gukora ako kazi ko mbona gakorwa n'abasore bakomeye? Ngubwire ako kazi nagakora ubu ngubu natangira kwiyuburura, kuko nabarya neza, nkambara neza, ngakora neza, ngacuruza neza, ibinzamura, kandi nkihutira no kujya no kwa muganga nkivuza. Kwivuza aka kaguru nta bundi bumuga ariko ufite? Nta bundi bumuga ni aka kaguru gusa kanege kaje. Abandi rero twumvise ko Sifa abandi bagiye bagenda bamutererana ngo kubera afite ubumuga bw'uruhu, ariko we dusanze hano muri kumwe ari gutegura amafunguro, umufasha buri kimwe cyose. Mbega wowe kuki wahisemo kutamutererana kubera ikibazo afite? Uyu ni umwuzukuru wanjye, ntabwo namutererana kereka urupfu rwonyine gusa. Urumva umugabo yaramusize kubera impamvu wenda z'umugabo, basaza be nabo baramusiga kubera ngo afite ubumuga bw'uruhu ntibamwikoza. Wowe kuki wumva ko mwaba muri kumwe? Oya, ubu ngubu ugiye ntabwo ugomba kumutererana, kandi nawe ntagomba kuntererana, kuko uyu ariho ubwo agenda akaza, nkumva urugara ruhinze ngataka ati ni jyewe. Ubwo rero mu gihe ndaha nanjye ntaraha agomba kunshungira. Nuko ibisambo by'iki gihe wakagira Imana we byeze nta wabishobora. Ariko rero uyu muntu iyo duhari nta muntu twiba. Bajya babiba bakinjira mu nzu bakabiba? Bigeze kuntwara radiyo naguze 6,000. Umugira neza yinguriye. Iyo baracu barayitwara ndahari nagiye gutora udukwi. Ese ubwo so uko wenda muba mutakinze muze? Ni ukubera yuko nyine icyumba mbamo nta rugi rurimo. Wowe icyumba ubamo nta rugi ruriho? Ni ukuvuga ngo uba mu nzu idakinze se? Kereka urwo ku muryango hariya.
nirwo ruhare nta rundi. naho turi buze kuhareba nta kibazo. Icyakora ni byiza kuba warahisemo kuza ukaba wegera SIFA we mukaganira. Ese ubona abaturanyi bo bafata SIFA gute nk'umuntu ufite ubumuga bw'uruhu? Urabona abasaza be bamucitseho ntago baba bashaka kumwiteza cyangwa se kuganira nawe cyangwa kumwegereza ngo bahuze ibitekerezo nk'abavandimwe. Ese abaturanyi bo ubibona gute uko bafata SIFA? Abaturanyi baha nta kigenda, sinakubeshya wa mwana we. Abaturanyi bangaha nta kigenda, nta muntu umwumva, nta muntu umubwiza ukuri, nta muntu ugira uti yewe, nta muntu ugira uti muvandimwe. Ni ikitabaho, ahubwo ni ukugenda mpari ngakomakoma ntapfe nimusigaho nimumureke, ni uwanyu, ni mubi ariko ari uwanyu, none nimumureke. Ni uko nicyo kimubeshejeho. Urakoze cyane, reka twongere tuganirize SIFA. SIFA rero ikindi kibazo ngiye kukubaza, ubushobozi ni buke cyane, biragaragara pe, bigaragarira buri wese. Ese ubona intandaro yo kuba wenda waravutse gutyo usanga mu rugo nta bushobozi buhari? Ushobora kuvuga ati nabo wenda hari ikibazo nk'icyo. Urabona nk'uko wavukanye ubumuga hashobora kuba intandaro yo kugira ubushobozi bukeya bitewe n'uko nta bantu muri guhuriza hamwe ngo mukore. Ese mu rugo ho byari byifashe gute ku babyeyi bawe? Mu rugo mama we yaracuruzaga, agacuruza, agafatanya n'abandi bantu gukora neza nyine, agakora nyine n'abantu bakamushima rwose. ariko kuva aho mama apfiriye nanjye aho maze gukurira nigeze no kubona nk'umuterantunga yantera intunga ngurira ihene ebyiri, ampa n'uduceri ampa n'udufaranga, nanjye nkacuruza. Izo hene zaje kujya he? Ihene zanjye zarapfuye. Zarapfuye? Ubwo kuva icyo gihe nta rindi tungo urorora? Nta rindi tungo ndabona. Ese iwanyu mbega ababyeyi bawe nta masambu bari bafite? Ntayo. Nta nimwe bari bafite? Ubwo se ahantu umusaza we abaho gute? Papa wawe ahantu babaye? Papa wanjye ahaba nyine atunzwe no guhingira abandi bantu nyine, agacutura agatungana n'uwo mukecuru we yishumbushije. Nanjye niko nabonye bimeze, kuko narabasuye. Uko nyine nuko nyine ibintu biba bimeze. Kuri iki gihe udafite ubushobozi ubushakira ku bandi, kandi wagira amahirwe ukabubona ukabufata neza. Umunangi wa mu bushobozi nabufata neza nkibungesera ku buryo nyine nanjye nzatera imbere. Kuko njye navuze nti ndamutse rwose ngize n'icyo mbona nahita nkiguriramo isambu, nkiguriramo inka yanjye ikanteza imbere. Igihe cyo yabyara ikabyara. Uzi ko iyo ufite inka uba ufite byose. Ese uramutse ubonye inka, urabizi inka isaba ko ibona ubwatsi bwo kurya, ikabona ukayitaho, mbega urabona wabishobora? Umuntu yabishobora, kuko kwahira rwose umuntu ajya kwahira n'aho hose mu mashyamba ukazana ubwatsi ugahinga. Ubu rero turi kwerekera kwa Muhawe Yohana aho abaye, nawe tugiye kureba, ni umuturanyi wa SIFA. Tugiye kureba inzu abayemo, harara, turebe icyumba na saro nawe mu nzu bavuga ko ari inzu bubakiwe kera mbere ya jenoside, ukuvuga ngo n'ababyeyi babo niho babaga. Izi nzu nizo babayemo mu buzima butoroshye. Ndabona inzu niyo bararamo, ni nayo bacanamo, ntako byoroshye. Muze aha niho uryama se? Aha niho uryama. Ndabona hari akaradiyo, hari hego udukoresho two mu rugo. Imyenda yose ni yawe? Ndabona rero ntago biba byoroshye kuba mu nzu aho urara akaba ari naho ucana, ntago biba byoroshye. Ubu se muze ko wavugaga ko ushaka inkoko
cyangwa se irindi tungo nk'ubu urabona itungo ryaba hehe uramutse uhawe nk'inkoko cyangwa urukwavu? mbonye nk'urukwavu narwubakira nko muri iki gipande ubundi rukaba ariho rwibera hano nkahafunga ubundi nkajya ndugaburira rukariramo hariya. Mu Rwanda ntabwo biba byemewe burya kurarana n'itungo, ubwo ni ukuvuga ngo wareba ahandi urishyira hatari hano mu nzu. Biragoranye cyane kubona umuntu ararana n'amatungo. ubuse nazubakira nko hanze ntibasinyiba. Nicyo kibazo ufite? kuko nari nzifite naba ngiye gutora idukwe ngasanga barutwaye, nkongera urundi nanone rwakongera kubyara ruzamara gukora nanone urundi bakongera, naba ngiye kugira icyo nkora bakongera bakarutwara, amatungo ashiraho gutyo. uburengiza Imana nkabona nk'itungo nareba aho ndiragiza ubundi nkajya ngenda karisura gusa. Nibyo rwose turabibona udukoresho, imikubuzo, agakono utekamo. Hajya aka gakono niko kitwa gute? Nakungo nyarwanda. Ni ukuvuga ngo rero ndabona hano iki gitanda cyawe cyose cyitwa gute? uru ni urutara. Ubundi abantu benshi usanga batazi urutara, bakumva ngo urutara. Aka ni akantu nasonda nashatse uduti, hari iburiti, hari irindi ndeneye kujya ndara hasi. Nicyo cyabinteye. Uhita wubaka urutara nawe ngo ujye uryama nyine hejuru. None se wa musaza ufite ubumuga bwo mu mutwe we yaba aryama he? Reka tugende naho tuharebe. Ndahabona. Nawe naharara. Biragoranye rwose. Ese ubwo wowe uwo musaza bundi umupfane ki uyurara hano? Ni mubyara wanjye. Nawe ni mubyara wawe? Ubwo n'ababyeyi ba Sifa nabo ni babyara bawe? Okay, murakoze cyane rero. Katugende turebe hano hanze naho uko byifashe. Rero twarimo tuganira n'umusaza Yohana, reka turebe hano imbere turahabona hahinze ibishyimbo, reka tumenye ese ubu butaka ni ubwabo, baba bafite ahantu bahinga imboga. Ese Yohana aha hantu ibi bishyimbo ni ibyawe? Utu dushyimbo ni uwo muzukuru wanjye wari waduhinze. Nayo kariya karima nakundi wo haruguru, kariya nanone nakundi wo haruguru, n'akariya nanone nakundi wo haruguru. Aha rero akarima kiwe nakangaka gusa nta kandi. Ubu ni ukuvuga ngo mwebwe ni ugusohoka gutya mugenda, uretse akangaka konyine nta handi hantu mufite mwatera imboga? Oya ntaho. None ni bande bamena imyanda hariya? Ni twebwe. Ibyo bishingwa ni ibyacu. Rero Yohana urakoze kutuganiriza. Televiziyo ni Icyerekezo TV, ni ukuvuga ngo amakuru yanyu yose bagiye kuyakurikirana bajye bayareba. Icyerekezo TV. Subiramo. Icyerekezo TV. Icyerekezo TV. Ndumva uzi kubivuga, uri n'umusirimu burya, hari byinshi uzi, hari byinshi. Abana bite byanyu? Ndashaka ko tuganira namwe umutubwire ese bimeze bite. Wenda ndabona wawe ufite n'umupira, tugusanze hano kwa Sifa. Ese Sifa umubona gute? Nk'ubu ashobora kuba yagutuma amazi ukayazana? Narayanuma. Ngo abana nga kenshi ngusanga ngo mwanga Sifa ukubera ngo afite ubumuga bw'uruhu. Witwa nde wowe? Nitwa Yisage Samuel. Samuel, wowe Sifa ubagize icyo gutuma wagikorara? Nagikora ngewe. Anga abandi bana arababwira bakanga ngo oya wowe ngo ufite ngo ubumuga bw'uruhu ngo ntabwo dusa. Kubera iki ibyo bintu mubyeshyiramo? Ngo babona ngo ari ikimanuka. Niko bavuga? Ngiyo. Kuki ngo bamwita ko ari ikimanuka? Ngo nukubera afite uruhu rumeze nk'urw'abazungu. Ese abazungu buriya ni ibimanuka? Ese ubu wowe uramutse ubyaye umwana ukabona baye kuriya byagenda bite? Namufata nk'umwana wanjye nkamurera. Niki wabwira abana basuzugura Sifa cyangwa se abasuzugura abandi bantu bafite ubumuga? Nababwira bakazajya bamwubaha kuko nabo babyara umwana ameze nyine nka Sifa. Sawa, murakoze rero, murakoze cyane.
Kubari bakurikiye Icyerekezo TV rero ngubu tumaze kuganira n'umubyeyi SIFA ufite ubumuga bw'uruhu, gusa ntago byoroshye kubonana n'umusaza yitaho ufite ubumuga bwo mu mutwe, gusa twahasanze umusaza sekuru, ubwo ni mubyara w'ababyeyi biwe witwa Yohana, nawe tubasha kuganira mu buzima babayemo, ni hano mu mudugudu wa Byimana. Nukuvuga ngo kubari bakurikiye Icyerekezo TV rero amakuru yose turayabagezaho uko mubishaka, mukore subscribe mukande no kunzogera kugira ngo mubone amakuru menshi kandi agezweho. Icyerekezo TV, inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi.